Mana uranyenyuye nabi, ariko se mwabantu ko bajya bavuga ngo ku isi habaho umunyamwaka wa mbere n'umunyamahirwe wa mbere, ndi iki muri byo? Ngize gutya ndikaraze mu mirima ya rubanda n'akananjoro ndi gushaka ubwatsi bw'inka, ndagiye nangiye kugegena ibyatsi n'akananjoro ndabyahiye, ngize gutya nkubise nanjoro mu butaka nsanga isene zaragiye, baragenda bazipfurikana mu butaka barazitaba neza, ariko wa mwaku wanjye ngize gutya neguyemo nsanga ubusimba bwaragiye buzibyina hejuru, agenda buzikoreraho amakushapu, burangije buragenda buzitereraho iby'imbere, buzitereraho iby'inyuma, buzitereraho amasoreye, buzitereraho ibiki, buragenda inote buraziguguna, burazisika nk'icyuma gisika ubugari. Ariko se Mana kuko nagukoreye iki kugira ngo ushake kunyenyura gutya nzapfe ndi umutindi, nzahure ndi umushumba w'inka? Ubu koko ungize umushumba w'inka, ungize n'uw'ingurube n'uw'inkoko koko? Ase mwabantu koko nimba ko nyine bajya bavuga ngo habaho ku isi umunyamwaka wa mbere n'umunyamahirwe wa mbere, njye ndi iki muri byo koko? Ariko Mana icyo uzaba cyo urakigendana koko nzirirwa mbungana nanjoro mu mirima y'abaturage kugira ngo unyereke isene nk'izi ngizi, nsanga ubusimba bwaragiye burazigegena, buragenda burazisika neza nk'icyuma gisika ubugari koko? Mana koko nakoze iki koko? Ngiye gupfa nyenyutse ariko genda umwana wamutsinze umwuzukuru wa Karisa nagorwa koko. Ibi ni ibyago bigwira abagabo abagore bigaramiye, kugwa ku isene nk'izi namwe nimundebere, kugwa ku isene nk'izi ngizi. Ubu nzajya nirwa nahirira koko ziriya nka nari nzi ko nyize, ariko Mana koko kuntu ibi ni ibyago nuye yureka no kuzinyereka. Uyu ni umwaka nzarenda nkupfana ndi umushumba w'inka kugira ngo ngwe ku isene nk'izi ngizi, nsanga ubusimba bwaragiye burazigegena, buragenda burazisika neza, wajyaho ni icyuma gisika ubugari. Mana koko nakoze iki kugira ngo ko unura umwaka nk'uyu nguyu? Mana nemeye urwaje ni ukuri, nyine ubwo nzemera mba umushumba w'inka n'inkoko n'ibiki byose, nyine ubwo nta kundi nanjoro reka njye nyitwara mu mufuka. Mana cyokoza nkufashe intege n'amaguru, uzanyize uno mwaka ni ukuri kw'Imana.